ibintu byose byavaho ariko gusenga kuracyari. Amen. Kandi aha hirya tuzatambutswa no gusenga. Amen. Yaba mwabyumvaga. Imbere aho twinjira uzahacishwa no gusenga. Umuntu wasenze wabanye n'Imana ni uzacaho turimo kwinjira hari. Tugeze muri cya gihe tugomba kurenza amaso gusaba za visa, tugasaba ama etaje, tugasaba abagore n'abagabo, tukagera mu gihe ngo Mana uko bukeye nuko bwize turifuza gakoro. Imirongo yose yahagaze abasigaye gusenga. Bona nta cyerekezo, mu rugo byanze, mu miryango byanze, ubona inzira zibanye, nta butabazi, gusenga. Amen. Haleluya. Gusenga. Reka mvuga bibiri. Icyambere, ntabwo umubyeyi uhetse umwana ashobora kwibagirwa isakoshi. Isakoshi. Bivuga Imana dusenga. Amina. Idufitiye isakoshi y'ubuzima. Igitabo cya kabiri cya Timoteyo ibice 4 umurongo wa 16 turavuze ngo mu iburana ryanjye rya mbere nta wampagarikiye, ahubwo bose barampana ntibakabibarweho. Nyamara umwami wacu yarampagarikiye arankomeza, kugira ngo ubutumwa bubwirizwa n'akanwa kanjye butagabanyije, abanyamahanga bose babwumve, nuko nyirakanwa k'intare. Amen. Amen. Mbabare subiremo. Haravuze ngo mu iburana ryanjye rya mbere nta wampagarikiye, ahubwo bose barampana ntibakabibarweho. Nyamara umwami wacu yarampagarikiye arankomeza, kugira ngo ubutumwa bubwirizwa n'akanwa kanjye butagabanyije, abanyamahanga bose babwumve, nuko nyirakanwa k'intare. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ndabashubije mu izina rya Yesu. Nitwa Twagireza Jean Pierre, niyo mazina yanjye. Mbarizwa mu mujyi wa Kigali, mu itorero rya ADPR muri Parasa Kicukiro Sheri, ku itorero rya Kagarama. Ubundi mbwira abashyitsi baje uyu munsi tumaze iminsi tutabana. Nyuma ndi umugabo, mfite umudamu n'abana babiri. Aho kuri iryo torero niho nkorera imirimo y'Imana. Ndumva atari ngombwa kujya kudetaya imirimo, cyangwa nuko tujya mu ijuru. Imana ishimwe. Turi ku ijambo twatangiriyeho rifite intego se cyangwa teme cyangwa insanganyamatsiko ivuga ngo imirongo yose yahagaze, abasigaye gusenga. Imana ishimwe. Amen. Imirongo yose yahagaze, abasigaye kugira gute? Ibintu byose byavaho ariko gusenga kuracyari. Amen. Kandi aha hirya tuzatambutswa no gusenga. Amen. Yaba mwabyumvaga. Imbere aho twinjira uzahacishwa no gusenga. Umuntu wasenze wabanye n'Imana ni uzacaho turimo kwinjira hari. Uko bucya nuko bwije bucya bucyana yana. Kandi uko bucya ni kwisi igenda ihinduka. Kandi uko ihinduka ni kwihindukana n'ibyayo. Kandi ibyo byayo ni ibishaka umugenzi ujya mu ijuru, bikamugabanyamo ibyiringirwa, bikamukuramo zaburi n'ibihimbano by'umwuka, kugira ngo imbaraga zabera zimenagurwe. Ariko tuzahacishwa no gusenga. Imana ishimwe. Tugeze muri cya gihe
tugomba kurenza amaso gusaba za viza, tugasaba ama etaje, tugasaba abagore n'abagabo, tukagera mu gihe ngo Mana uko bukeye nuko bwize turifuza gakondo, turashaka kujya mu ijuru. Nicyo gihe tugezemo. Yaba mwarenzaga amaso ibindi, mukarenza amaso ibyo mwisi, mugakumbura gakondo, ibindi bizaza bibakurikiye. Yesu ubu murandakariye disi rero ubwo mbuze gutya. Abantu basigaye bakunda abantu babesha kuruta abavugiza ukuri. Ubwo nababwiye ngo ni mwakire viza zijya muri Amerika, mwakire ama etaje mu mujyi wa Kigali, ntabwo muri bufasha. Yo none se akira imodoka, ariko naruba iraguha imodoka uhenga umushahara wanga. None se niyiguha nipfa umukanishi uzamukure, esansi uzayivanayo. Ariko se ko yavuze ngo nimushaka ubwami no gukiranuka ibindi bibari inyuma, mwashatse ubwami kibindi byose biri inyuma ya. Tuhereze cyubahiro. Haleluya. Nambere ubugingo imirongo yose yahagaze, abasigaye gusenga. Bona nta cyerekezo, mu rugo byanze, mu miryango byanze, ubona inzira zibanye, nta butabazi, gusenga. Amen. Haleluya. Gusenga ni ingabicingira be. Imana yumvira mu gusenga, Imana irebera mu gusenga, Imana ivugira mu gusenga, Imana ikorera mu gusenga. Ntabwo uzabona Imana igenda mu muhanda n'amaguru, uzayisanga mu masengero. Amen. Izakumvira. Nge nibaza ibihe byo gusenga byagiye he, kabana batagisenga uko bikwiriye. Ngewe mfite umutwaro wo kubwira Imana ngo nyongerera gusenga muri nge. Nari umugabo ntabwo yabwa intebe ngo Mana ngo twarasenze, ngo urebe ngo twarasenze. None se niba mwarasenze ubu bwo murakora iki? Kandi ko imirimo ya mbere, imirimo ya nyuma izahesha iya mbere agaciro, none iya mbere ikaba igiye gupfa ubusa. Narasenze ntabwo igikora, ahubwo gusenga ubu niko kugeze. Gusenga ubu niko kugeze. Harageze abera bagasenga. Ibyo twabonye mbere twarabibonye, twabonye Imana icanira abantu. Twarabibonye. Gasenga Imana ikabacanira ibihuru bikaka. Kwe dusenga rimwe turasenga, tumara iminsi 10 nta muntu urya. Nta muntu ujya umara iminsi 10 ngo abeho. Tumara iminsi 10 nta muntu uranywa n'amazi. Iratuba ngo kubera ko munejeje ngiye kwakora ibitangaza mutazigera mwibagirwa mu mateka yacu. Imvura iragwa aho twari turi, imvura iragwa ahantu hose wakwira ugasanga ntiwigeze utoha. Wakwira ugasanga ibintu byose byatose, imivu yatembye, ariko wakwira ugasanga rekada nta n'igitonga cyakugezeho. Iratanga ibyo ntabwo bihagije. Ibihuru biraka, turabibona ibihuru biraka. Ikatubona mujyane mu buri wese afata igiti cyakumuriro yirukanga muri ubutayashebye ko Imana igira neza. Dufata ibiti byakumuriro turirukanga mu butayi dusimira Imana. Buri wese afite umuriro waka. Byo ni ibintu twabonye n'amaso yacu. Tugiye gutara ngo ngiye kubakora ikintu mutazibagirwa mu mateka. Ifata indimi zacira zigoba. Kajya wowe wivugira urw'Isiyoni. Buri wese akotanya tuririri. Buri wese akatayumva ibyo uvuze. Nibuka naratashe ngeze mu rugo njye kugura agasabune na nyiri umusore. Njya kugura agasabune kugira ngo njye kumesa imyenda. Ngeze kuri boutique ntiririri. Umuntu araseka ajya hasi. Buri wese aho ageze hose agaseba. Turongera turatarukanwa kuri telefone tuti mureke tujye gusenga, tubwire Imana dusubize mu Kinyarwanda cyacu. Dufata indi y'iminsi 3. Bati twarasebye
abantu baducishemo ijisho ongera dusubize ikinyarwanda cyacu. Iratanga ngo mwabonye ko nabesha mu isi mukayibamo kandi mutayirimo. Tuti twabibonye. Ikinyarwanda kiragaruka. Ibyo ni ibintu twabonye ariko sibyo twirata. Harageze ko dusenga. Kuko imirongo yose yahagaze. Abasigaye gusenga. Isi yikaraze. Abasigaye gusenga. Umwana nta cyerekezo. Umwana ujya inzira itagaragara. Haba hasigaye gusenga. Ubwenge bwabwiriye. Ubwenge bubaye bwinshi. Ikoranabuhanga ryaje. Abantu babaye fotokopi. Haba hasigaye gusenga. Hasigaye gusenga. Gusenga. Amen. Ba Danieli barasenze. Basenga n'abanyagano. Basengera i Babuloni. Baravanywe mu gihugu cy'iwabo. Babigisha ikirimi cy'ahandi. Babigisha imico y'ahandi. Babakuramo ikiyuda. Ariko baba Abayuda ku mutima, ku mubiri bahinduka Abanyebabuloni. Aho niho tugeze. Nicyo cyerekezo turimo. Nuko tugomba kuba Abanyebabuloni ku mubiri, ariko mu mutima tukaba Abayuda. Tukaba Abayuda mu mutima. Isi ikatubona nk'Abanyebabuloni, ariko Imana ikatubona nk'Abayuda. Yesu we. Babigisha ikirimi cy'iwabo. Babigisha imico y'iwabo. Babita amazina y'iwabo. Ngo ariko mu mutima Imana yabasura. Yajya ibasura igasanga ni Abayuda bakebwe. Barwasaba bemera Imana. Bafite gukiranuka. Bafite kujya mu ijuru. Nicyo cyatumye bahamya Imana ibambika imbaraga. Gusenga. Gusenga. Twasomye umugabo witwa Yohana. Siga tutamusobanuyeho. Yohana mwene Zebedayo. Twasomye abatari bahari. Twasomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 2 umurongo wa 1. Yohana mwene Zebedayo. Narigeze kujya bakuvuga ngo turindwa n'amasezerano. Buriya ukugenda utambuka kubera amasezerano. Uvuga kubera amasezerano. Ukora kubera amasezerano. Ubwenge butekeza kubera amasezerano. Umubiri fonctiona kubera amasezerano. Imana ishimwe. Amen. Ko Yesu Petero amaze gutera gatoki. Aravuga ngo mwigisha hari ibyo ntasobanukiwe. Kutubwiye ibizatubaho. Na misiyo tuzakora umaze kugenda. Ariko si wazabuwana. Yesu avuga ngo Petero gabanya amagambo yawe. Uyu nishaka kuzagaruka kiriho upfiki. Ndagira abana b'intama zanjye. Iri jambo bavuga ngo nishaka kuzagaruka kiriho. Nibyo byarinze Yohana mwene Zebedayo. Mu kaga yahuye nako. Mu ntambara yarwaye. Mu makuba yahuye nayo. Mu gihe Yesu yamaraga gupfa no kuzuka, nibwo yabiyeretse ababwira aya magambo mu karengane kabayeho kakozwe n'umwami Nero. Yafashe intumwa zose arazica. Bafata Yakobo mutoya bamuhana kugasongera ku rusengero, yikubita hasi arashwanyuka. Bafata Barutolomayo bamuhata n'ikijumba, bamukuraho uruhu, bamusiga umunyu, bamushyira ku kizuba, amara iminsi 3 arapfa. Ko abandi bapfuye murabizi. Barangu hasigaye umwe witwa Yohana. Yari amaze kuba umusaza asumba itorero ryo muri Efeso. Bamutumaho bamubaza ibibazo bibiri bizira icya gatatu. Barangu Yohana, urihakana Yesu tukubabari cyangwa ntumwihakana tukwica? Ngo ahita asubiza umutima inyuma. Haleluya. Ngo yibuka urukundo rwa Yesu. Yibuka uko Yesu bagenda. Yibuka imbaraga yakoresheje abakiza. Reka muri ijambo rikomeye. Kugira ngo
kubona Imana ntuzayishakire mu biguhanze amaso, uzabanza uyirebere mu byo yakoze hari inyuma. Bizagutera kumenya ko n'ibyo biguhanze amaso iyo yakoze bya bindi n'ibyo itazabinanira. Ayimbere cyubahiro kugira ngo ujye kubona Imana. Ntuzasebe ngo uzapfa, ngo uzaseba, ngo isira. Uzayishakire mu nzobo yasibasibye hariya, uzayishakire mu gisebo yakuyeho. Bizagutera kumenya ko n'ibyo biguhanze amaso iyo yakoze bya bindi n'ibyo ntabwo izabinanira. N'ibyo ntabwo izagira gute izabinanira. Ngo ashakira Yesu mu byarangiye. Ntabwo yamushakiye mu byo abona bigiye kumwica, yamushakiye mu byarangiye. Ngo ahita baba ushingiye ku kuntu twabana n'urukundo yatweretse. Umwami wacu sinamwihakana, nimukora ibyo mushaka sinamwihakana. Nimukihakana Yesu, Yesu ntiyaduhemukiye. Muri njyewe urantangaza Yesu we, urantangaza. Ukura umuntu muri puberi ukamukarabya, ukamusiga, ukanamwambika. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Aho Yesu yadutoraguye twaratangaranye, aduha ijambo ntabyo tugira, aduha agaciro twarakabuze. Mumumpere icyubahiro. Yesu arakomeye, mirongo yose yahagaze abasigaye gusenga. Amen. Ayiwe Mana, ngo bafata amavuta bayuzuza ingunguru baterekamo Yohana baracanira. Abisi bajya bacanira me ntabwo mu bisi. Abisi bajya bacanira shuti. Abisi mani barinda abisi. Bisi baracanira we. Baracanira. Kwita umurozi utari umurozi utazi nuko baroga. Bakakwita amazina atari ayawe. Shanje kagene nakangashaho. Yo uri kumwe kwizwe turini. Bano mwana afasha. Abisi turagendana, turasengana, turabana mu buzima bwa buri. Abisi bajya bacanira. Mani barinda abisi. Barinda abisi bajya bacanira. Mama nakabya. Abisi mani barinda abisi. Abisi turabana mu buzima bwa buri munsi. Bajya bacanira, ngo baracanira. Kumbe turashimira Yesu akina finale. Mwambye ngo amen. Yamara iyi ni batiri Imana yabantumye. Ni ukuri Imana yabantumye. Amen. Yesu akina finale. Mumumpere icyubahiro. We ajya guhagarara finale zabe. Yabona urupfu aho ruzarangirira, ajya guhagarara finale zabe. Ni kumwe nawe. Aho igisebo kizarangirira niho ajya guhagarara. Mbese kugira ngo utazaseba wamuhitira Yesu. Bakamuhanga amaso bati tumurebe, ariko azahagarara kuri finale. Abandi hunga mwana wawe. Yesu ajya akina finale, ngo aragenda ajya mu ngunguru y'amavuta atangamo Yohana. Yohana agenda asangamo Yesu. Ibyari kumwica abimara ubukana. Ngo abisi baracanira ntibamenye ikirimo imbere. Reka bacanire, ntago baza aho uhurira nayo, ntago baza aho muvuganye, ntago baza aho gutabara. Mwambye mwambere aho muvuganira. Icyo wavuganira ntawe ukizi. Ibintu murabyumvise? Ngo baracanira. Kumbi turashimira Imana, amavuta ajya yubahana. Ajya yubahana. Mu ngunguru basutsemo amavuta matoya baguze.
ariko amavuta yari ari muri Yohana yari amavuta akuze y'imyaka 3 n'igice agendana na Yesu. Yari afite amavuta akuze ngo akinjiramo agezemo amavuta mato ati boss yaje, aho kugira ngo amwotse aramutaransifroma. Bajugunyemo Yohana w'umusaza aramutaransifroma, amuhindura Yohana w'umusore. Nambye ngo amen. Ko gusenga bikora, gusenga kuragutaransifroma, kuraguhindura, gusenga kuragukarabya, gusenga gusenga gukora ibintu. Bumvise ngo baca baracanira bamaze kuruha ngo bajya gupfundura ngo bajye kura ko yabaye abasi ngo ahita azamukana amagambo. Aranga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Wewe bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa bikurerekanwa, icyakora cyo uwo nirerekanwa tuzasa nawe, tuzasa nawe. Haleluya. Mwitegeze uwo rubayoboye ariko w'amaso yacu yiboneye, w'amaso yacu yiboneye, ntoki zacu zikamukoraho. Uwo niwe jambo ry'Imana. Niwe jambo ry'Imana. Ngo bikingwa mukorera Yohana imyaka yari ntabwo yabemeraga ko bamwicurwa intoki, bajya kumuta ku kirwa cy'Ipatimo kugira ngo baburizemo umugambi w'Imana. Ndabatangariza itangazo muri iki gitondo, nta muntu ushobora kuburizamo umugambi w'Imana ngo bishoboke. Nta ntwaro za kirimbuzi zaburizamo umugambi w'Imana, nta munyabwenge waburizamo umugambi w'Imana, nta munyamafaranga waburizamo umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana wishakira inzira, wanamenya igikuta ariko ugatabarwa, waca mu mwanzi wawe ariko ugatabarwa. Umugambi w'Imana wishakira inzira. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umugambi w'Imana wishakira inzira, kuko Yesu akina finali amenya ko bamujyanye ku kirwa cy'Ipatimo, aca ruhinga nyuma ajya kumutangayo. Yesu agutange mu kibazo, Yesu agutange muri ayo makuru, Yesu agutange mu by'abantu bibwira, Yesu agutange muri ubwo burwayi, Yesu agutange mu rugo rwawe, Yesu agutange mu kazi ukora, Yesu agutange mu byagutaje. Yesu umusangemo, umugambi wa Yesu umusangemo. Haleluya. Mwakwakira ubuhanuzi, nyamara abahanuzi mu izina rya Yesu. Iyo batavuze ngo aragira meditasi ngo korokini modakini ravuze ntimufasha, mwakwakira ubuhanuzi. Ndabahanuye mu izina rya Yesu, umugambi wa Yesu ugutange mu bana wabya, umugambi w'Imana ugutange mu mubiri wambaye, umugambi w'Imana ugutange ku mugabo washatse, umugambi w'Imana ugutange ku mugore washatse, umugambi w'Imana ugutange muri ibyo byose, umugambi w'Imana ugutange. Ngo Yohana ahagaze wenyine yabuze icyo akora, ngo agiye kumva yumva ijwi rihinda nk'iry'Imana. Ariko Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo akebutse inyuma, ngo habona umugabo wambaye imyenda yera, akenyeje umushumi w'izahabu mu ijosi, ngo amubonye amwikubita imbere, ngo amera nk'upfuye. Ngo ayiwe Mana ya basi mureke soze bitanu, imirongo yose yahagaze, habase kongera gutera gusenga. Imana ishimwe ko turi abana b'Imana. Muyimpera icyubahiro. Imana ishimwe ko turi abana b'Imana. Hari ibintu bigera mu 10 umubyeyi atwara ahetse umwana, ariko reka mvuge bibiri. Icyambere, ntabwo umubyeyi uhetse umwana ashobora kwibagirwa isakoshi. Ikira isakoshi
bivuga ngo Imana dusenga idufitiye isakoshi y'ubuzima. Murabyumvise? Iyo ugiye guseba ikora mu isakoshi. Iyo inzara iteye ikora mu isakoshi. Iyo abantu bahagurutse ikora hehe rata? Idufitiye isakoshi y'ubuzima. Turayishimira itugenda n'isakoshi y'ubuzima. Bavugiye ngo amena abandi baseba, ariko Imana idufitiye isakoshi y'ubuzima. Ntabwo tuzapfa gupfa, twarayimenye, twamenye imbaraga zayo. Yigeze abaza abigishwa ngo namwe murashaka kugenda? Petero ngo twakuva tukajya he? Ko twamaze kumenya uwo uriwe, udufite amagambo meza y'ubugingo. Haleluya! Mu isakoshi umubyeyi ashyiramo umutaka. Ntabwo umwana abwira umubyeyi ngo ntwikira. Umubyeyi amenya igihe atwikirira umwana we, akamenya n'imvura iguye agafungura umutaka, akamenya n'izuba ribaye ryinshi agafungura iki. Niko Imana idutwikira ibibazo n'abakuru. Abarozi bakaroga igafungura umutaka, indwara zikaza igafungura umutaka, abakuru bakaduka igafungura umutaka, ubukene bukaza igafungura umutaka. Akira umutaka mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu Dawidi yanditse amagambo arangwa uba mu bice by'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ngo ubuhungiro bwanjye, igihome kirindira iteka ryose. Rero salama wine sedona pashime iwere trofe. Yesaya yanditse amagambo arangwa nimwumve yemwe ab'inzu ya Israheli, abaratare mukiri mu nda z'aba mama wanyu, abaheka mugakura, arangwa nzabaheka, 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 nzabaheka. Sinzabaheka umwaka umwe, ntabwo ari imyaka ibiri, ntabwo ari itatu. Ababyeyi mujya mucunza, ariko Imana yacu ntabwo icunze. Imbizi za Buruyenzi, imbizi za Buruyenzi ikiduhetse. Turi ku mugongo w'Imana. Haleluya, turi ku mugongo w'Imana. Yewe turi ku mugongo w'Imana. Turi ku mugongo w'Imana. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Ege mujya mucutsa, ariko iyo twagiye ntabwo mucutsa. Imbizi za Buruyenzi urinda usaza ikiguhetse. Haleluya! Warangije amwikubita imbere ngo amera nk'upfuye, ngo Yesu aramubwira ngo Yohana we humura. Mubwira ngo amen. Batangira kumwibwira ariko uwiyita amen. Inkomoko y'iby'Imana yaremye, ucinga ntihagire ukingura, yakirwa ntihagire ukinga. Inyenyeri yakamura uturuturu, ariko dore nazana n'ibicu, kandi bose babikoze bazabona mu maso hawe. Mana ishimwe. Ngo nabaza ngo bise ko wari warapfuye ugarutse ute? Arango Yohana we umbajije neza, icyakora cyo nari narapfuye, ariko umuraho iteka ryose. Turi kufunguza rwa kuzimu, ntagira urw'urupfu, ntagira urw'ijuru, ntagira n'urw'isi. Imana idufitiye isakoshi, idufitiye urufunguzo, ibyawe irabyitwaje. Ntabwo yabiha runaka, yabize ko abantu muri abagome, irabize ko abantu muri babi, muri abanyeshyari ntiwabimuha. imanuka ibyitwaje izi byinshi
yizaniye irabizi ko muri abanyeshuri ntawe wifuza ko udatera imbere yabaremye bazi rero ibyayize ibyitwaje kandi ni ibya runaka na bimusetaho yadiri guhereza w'imbere cyane mirongo yose yahagaze abasigaye gusenga ngo aragira ngo none icyo ubona kuri iki gikwa ucyandike ngo imwereke iteraniro ry'abera abo mu moko yose mu ndimi zose ngo arayibaza ngo aramaze ngo mbese aba ni bande ngo aravuga ngo Yohana we nabavuye muri ya mibabaro bene kubesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama ngo bacungurirwe Imana data kugira ngo begeze intebe y'ubuntu muri Imana haguruka gusenga imirongo yose yahaga haba hasigaye gusenga twibwira ngo Mana twambika imbaraga twambika imbaraga twambika imbaraga twambika imbaraga twambika imbaraga amina ndanyagose agira icyifuzo abwira Imana ngo nyambika imbaraga aho uri hose ugira icyifuzo bego hariya byaranze ariko shoye gusenga kandi sabye imbaraga zo kumera muri aka gakiza sabye imbaraga zo kumatana na sabye imbaraga zo kubana na turagushimiye mwami Yesu uri Imana igira neza uri Imana ikomeye uri Imana y'ibyera uri data wa twese telosa etrove nawe sika hello tazabowe